iyo tuvuze farce tuba tuvuze nyine ko wakuyemo ibintu ugashyiramo noneho nko ku muntu ufite umwana hari igihe umwana avuga ngiye sindya imboga mama sindya imboga ndirira inyama gusa uramwihorera bene iyo ntiyanamenya ko ntiyamenya ko aba yaziririyemo aziriramo. nitwa Janine ariko wongera ka chef k'amashuri nize nitwa chef Janine chef tena mu gikoni ntabwo bihinduka murarisheri nose dogita birahinduka doctrice amatitre ntahinduka titre chef ntabwo byumve ni chef. Murakomeza bakunze guteka abakunzi ba Claire babazi nizere ko bameze neza nizere ko muri amahoro. Uyu munsi twagarutse n'indi video nziza yo guteka. Murabizi neza ko kurya neza nta kiza nkabyo by'akarusho iyo wantekeye yewe ndya neza kurushaho kuko nkunda gutekerwa nta mugabo rero ndatetse abandi batetse bavuga ngo njyewe mashaka guhora nteka ariko ngiye nkunda gutekerwa. Uyu munsi dufite umutetsi mwaramubonye umushize araza kubibwira ariko noneho ateka ruzungu tugomba kurya ruzungu. Karibu cyane kwa Claire Mbabazi karibu cyane. muraho mumeze mute nizere ko mumeze neza. Ese bya biryo twatetse mwarabigerageje? Batwira Mbabazi mwarabigerageje? Nizere ko byaryoshye. Badafite ifuru ariko nawe tunajya babigeza nko gukora isafuriya ugashyiramo amasafuriya abiri biriya nabyo birakora. Noneho bya biryo wanabitereka ku ziko ugashyiraho akariro gake kuko niya fromage iba fonde nta kindi. So uyu munsi tuzanye ikirero mbazanye ibiryo biryoshye ukuntu wagutegura courgette cyangwa se zucchini mu buryo budasanzwe. urabibona ko turoroshye niyo kugira ngo umenye ko cyoroshye ubibwa n'iki kugira ngo umuntu ajye guhaha amenye nkoraho gutya nkozaho urwara gusa duhakara agahita kajyamo igihe tumenya ko zoroshye. biriya binini ni nayo mpamvu no kujya kugura ngewe buriya ntabwo nkunda ibintu binini cyane ibikaroti binini na kokombure kereka inyanya nizo nini mba nshaka. rero bivamo ari binini kubera ikiyiko bisaba ngo uhite usa n'ubicopinga gate bibe bitoya. noneho nko ku muntu ufite umwana hari igihe umwana avuga ngiye sindya imboga mama sindya imboga ndirira inyama gusa uramwihorera bene iyo ntiyanamenya ko ntiyamenya ko aba yaziririyemo aziriramo. abana banga imboga banga ibitunguru abishakira ibintu biboroheye tu gata dutoya rwose ubundi ushyiremo hariya umuhereze inyama uramwihorera ntamenye ngo ni ubundi imboga abazi ko ari za z'icyatsi gusa. Iyo utamuhaye iby'icyatsi n'amabrokoli yakase cyane kaba mato matoya ntabwo amenya ngo ni ibiki ntabwo abibona. ese wari wakora farisi y'ishu? Oya nayo usa n'ukuramo bikeya ukabitekana n'inyama yashu yose uko uyibona ukabirundamo imbere ugashyira mu ifuru. umva nabonye byaryoshye ndanayirya iraryoha sha kuko njye bundi sinkunda ishu pe ntabwo ndi umufana w'amashu ariko iyo mbikoze gutyo birandyoha cyane. iyo reseta azayiduhe si byo arata ndayibahaye rero. oya azayiduhe tunayitestinge twumve ko ari ibyanyabyo azaze ko ndahari ku bwanyu. ni ukuri farisi nakoze nkumva ntiryoshye cyangwa wabona ari uko ariko se ko mbikunda biriya bell pepper biriya y'umuhondo n'umutuku narabikoze numva sinzi biri sweet ukuntu kubera ko zira peppers ziba ziri sweet niya mapavuro y'umutuku n'umuhondo ari kuvuga. biriya rero iyo nabishyizemo inyama nyine mo imbere. iyo tuvuze farisi tuba tuvuze nyine ko wakuyemo ibintu ugashyiramo ubwo rero narabikoze numva rwose ntabwo ari ibyanjye kabura kabisa. yego kandi iba ntoya ni gato nyine ugashyiramo utuntu hajyamo duke uzi ko ari inyungu ni umwungu. iyi niyo myungu bavuze ko jya bavuga ngo iki ni inyungu si twungu se urasa n'utwungu ntabwo bizi mutubwira muri komenti. oya hari igihaza hakaba n'utwungu courgette babonye ukuntu yabiteguye akoramo imitima
umutima w'imbere nkawukata neza nguyu nkushyira ku gasahani narangiza bereke ndaje bibereye kaba kameze neza wagakase neza dufite foromaje irapye dufite viande hasho zitetse waziteka ntushyiremo inyanya washyiramo inyanya uko bishaka wapfa ko ari viande hasho yego dore za mboga zacu ngize zavuyemo imbere babwira ibanga rero n'ikindi gute babwirwa na courgette imeze neza courgette ntoya urabona ko ntabwo ari nini irananutse ntoya no ku ruhu ubona rwose gafite itoto gatoya ariko rwa rundi runini usanga kenshi mo imbere rufitemo imbuto zikomeye rero bisaba ngo warangiza wajumbamo urwara gutyo uri kuyigura ukabona ko ruhita rwinjira mu munota umwe karoroshye cyane ubona ko rudakomeye nibwo n'imbere haba hadakomeye ndakenera n'amagi ndakenera amagi 2 ndakenera igitunguru kugira ngo mbanze gukaranga izi mboga zo mo imbere n'ibi birungo kari powder nkunda cyane mu mboga ndakenera coriandre na oregano n'aka black pepper ntabwo kaburamo ahangaha nanjye turi kumwe nuko reka tubereke ariko mbere ndabanza nkatogosa ibingibi ho gato kuko tuza kubishyira mu ifuru iyo bino byahiye ariko ubwo nibi ndatogosaho iminota 5 yonyine kuko bijya mu ifuru birongera bishya kandi siza guhisha imboga cyane ntabwo ari byiza byo ndabanza bitogoseho gato iminota 5 ubundi ntabwo ubanza kubiza amazi ku ruhande kugira ute kubanza kubiza amazi ukabona kubishyiramo bikazana andi mazi ngariya mu jaga ntabwo ari byiza kubisiga kubirengeza oya kuko ibintu byinshi by'imboga bihishwa na vaperi ubwo rero nipfundikira umwuka ukazamo biraba bihagije iminota 5 yonyine bakishisha kaducane nk'ubwo hariya ku ifuru ishyiga nta kunyu ushyiramo akunyu ndagashyiramo kugira ngo biryohe yego umuyede mwiza agomba kwibutsa umufundi we ntabwo ari mwinshi cyane gakeya gusa nabonye ukunda umunyu mba kugenda ngerageza kwa muganga barabibujije ngo naragabanyije yewe ko nta cyiza cyawo rero ku bantu bakubonye bwa mbere batakuzi urinde uturuka hehe bagusanga hehe ibyo bibazo abantu bibaza nitwa Janine ariko wongeraho ka chef k'amashuri nize nitwa chef Janine shefu shefuteri mu gikoni ntabwo bihinduka birarishimye byose dogita birahinduka biba doctrice amatitire ntahinduka titire shefu ntabwo byumve ni shefu ubwo mfite YouTube channel yanjye ushize barayibabwiye yitwa Kitchen Care by Chef Janine hari ibintu byinshi bitandukanye kubera ko turi n'aba-nutritioniste twize ibintu bya nutrition ubwo tugenda tubashyiraho n'utundi tuntu dutandukanye tutari ibyo mu gikoni cyane ariko by'ubuzima tungurusumu mutarde umunyu wawe ubuzima mbese turagerageza pe ni byiza rero ni YouTube gusa twabasangaho ntazi bitandukanye kugeza ubu ni YouTube ariko mbirimo uragenda ukora gahoro gahoro ntabwo determine umwana avuga ngo ahita akura yuzure ingobyi ubu ntabwo twahita mu gihe biri gushya tukaba turi gukora ibintu ku ruhande tube dukaranga izi mboga isafuriya niyo cyangwa ari nini yego ko ni umuntu wayo dukoresha gatoya no guhaga panusi rero tugiye gushyiramo amavuta makeya zucchini ntabwo isaba amavuta menshi nubwo ikintu nabonye gisaba amavuta menshi ni ikibiringanya warabibonye oya njye nkoresha make ahubwo ngashyiramo akariro gake gapfundikira urebye nabi bakoresha menshi cyane nta nubwo binayagaragaza ahubwo bigira ngo dukunda amavuta nibyo n'intoryi ariko intoryi iyo ushyizemo dukeya ubona zitabihara yego ahantu nkunda amavuta menshi bari mu bishyimbo kubera ko nkunda ibishyimbo aho rwose nijya menshi niyo wambwira ngo aranyica nawe ugahita n'ubundi nzapfa nta kibazo imisombe naho ntabwo ari cyane ariko ugereranyije ndavanga ubuto n'amamesa ariko nanjye ndavanga kariya kantu nakabonye ubushize wakoze isombe ndavuga
no gukara no kuri karanga rikarinda rimera kuriya. Suga bagapfa kubaga mu mazi. Aha cyane ukaza gusukamo amamesa. Nitekere da. Barahari. N'akana kigiba ntabwo neza kubona ibintu rwose babikuramo. Babikuramo bakabikaranga byose. Buriya si burikira. Akinyuma Nakize rwose kandi kagira umumaro. ariko biterwa na rosete. Hari igihe mba n'undi rosete ratatuye. Kugira ngo ubone imboga zisa neza zikurisha umuceri. Hakurya ushobora no kuzikuramo ukazivanga n'ibindi n'amakaroti ukaba wateka mu bindi utabijugunye. Iyi pano nayikunze pe. Nziza irafitiye. Nkunda kuyitekamo intuze umuceri wa wundi ugiye gukaranga amagi. Fried rice. Ukunda umuceri? cyane. Uri umushinwa? Abashinwa bateka umuceri nabo ku muceri bararenze. Ibiryo byabo biraryoha. Kandi bimeze bite? Byabize. Kandi ndabikuraho neza. Ubu mufuka tuyakira. Tuyashyiramo ibirungo. Aka black pepper. Sobre posting assim. Kera nakoreraga ntabwo najyaga nyine kuyiteka. Ndayikunda. Ariko natangiye kuyitekera ku muntu rero udafite seleri ushobora gusimbuza amazi ya koriyande. Humura neza mu byo kurya umuceri aho gusima bine gushyiramo nyinshi. Yewe nanjye ndayikoresha. Ibi rero byamaze kubira. Iminota 5 irashize. Tuzimye. Ese ntabwo ukunda timerike? Timerike ntabwo nkunda kuyikoresha cyane. Rimwe na rimwe. Nziza cyane. Nayo irahari. Iyinywa. Amashereka. Muri simupi ni nziza. Abantu benshi bonsa bari bagira utuntu bikurinda inflammation. Ni anti-inflammatoire cyane ariko iyo ivanze na black pepper. Timerike na black pepper kubivanga bigabanya inflammation mu rugero rwo hejuru cyane kurusha n'ibinini bino bikoresha ibuprofen ukabigira routine kwa iminsi 7 mbese. Kandi abantu bonsa bakunda kugira utuntu tw'uduturugumi ntabwo natugeraho bakunda. Njye naratugiraga cyane nonse. Mbaye amashereka menshi kuko umuntu aba akiri mushyashya nyine yonsa. Narabigiraga muganga kandi ati ni ukuri konsa amashereka agerageza kuyakuramo menshi. Organo akaba rero nshiramo gake. Ubundi duhita tumenaho ziriya nyama byivanga ibirungo. nko gufata gutya rimwe kabiri. Akenshi nta munyu nta ki harya nta munyu twashyizemo ntabwo mbyibuka ariko umuntu yatesitira akumva ko urimo cyangwa yatari kubirira nta na mukeya. gusa ziriya nyama zacu zirimo umunyu. tubivanga n'inyama. ziri imboga umuntu aba ajugunye rwose n'imboga kandi kuzishyira mu nyama ntacyo biba bitwara. byivanze neza se cyane rwose. biriya bintu tugiye kubikura muri intunzi mu mazi kugira ngo udakomeza gushya cyane. ibi nabyo birahiye kuko za nyama zari zihiye ubundi. yego turabifiringamo hariya ubundi dushyiraho fromage mu ifuru 5 amagi arajyaho ryari? amagi ndayashyira mwaha mbivange kugira ngo nibiza kujyamo hariya
bibe nka bullet bibe ni kore mbese amagi ni kore kabisa. Wow. umva biraryoha cyane urabishyiramo amaze guhora mo gake kugira ngo amagi yawe atase umweru kwa kundi. Ibisane hano ukuntu bisa neza, bisa neza cyane biraryoshye. Jenny, abana bawe wifuza ko baziga guteka? Ahubwo barabikunda cyane, barabikora. Ujya ubaha nk'umwanya ukabareka bakabikora. Yego umukobwa wanjye niyo nshaka gukora yarambwira mama dukoreye keke, wenda naniwe mvuye nko mu kazi, mama dukoreye keke, namubwira nti dutunganyirize ingredients zose uzishyire hariya ndaje. Agafata ingredients nta na kimwe yibagirwamo. Niba ari ifarini wenda agakunda imineke cyane, ntabwo bakora imineke cyane. Ukazana imineke, akazana tuvanira akatwibuka, vanira akayibuka, baking powder akayibuka, ntuze umusemburo akawibuka, byose musanga bishyize hariya. Na turiya tuntu dukoresha nyine afuwe, agasipakitire ko kuza guhanaguraho neza, na ka karoso ko kuza gusiga nyine byose akabyibuka. Wow, ku myaka y'10 ngasanga byose yatunganyije. Umuhungu rero n'umfasha kugira ku myaka y'5 mama uko wibagiwe amagi akankiriramo kuza akavanga. Ndabikunda cyane, bafitemo impano nyine mu maraso yabo, urabona ko bafite bazakunda guteka cyane. Ni byiza, ni ukuri azaba umushefu kabisa. ubu none turabirinda bihore cyangwa ho gacyari kureka nshishemo akantu akamamiyo. imboga zirasa neza kandi hari guhumura. Abantu mutari hano we bahumura neza pe. Irahumura. Abashaka no kureba ukuntu twatetse zino viande hache barebe video twakoze mbere, turayishyira muri description, biraza kuza kuborohera. Gutegura iki? Ibyo uri gutegura ni ibiki? Ndifata aluminium mushyire hano kugira ngo kibazo ya courgette mbona uko nzishyiramo. Okay, kugira ngo abantu batagira ngo twabibye. Aho yaje twabwiye birahumura no kuko tubikora. kubishyiramo twamaze kubirambikaho kugeza batubura ko tubiterura. Kera n'umwana nigeze kubikora, nakubwiye ko nize guteka nkiri umwana. Ndi umwana rero ku kazi bigeze kumbwira ngo nze kubibakorera, mbikora ntabanje gutogosa zino byangushye, byarakucagurikaga biteye isoni nyine byari bikabije. Barambwira ati ntabwo uri umutetsi wacu, ibintu bikoreye bibaho. Igi y'amagi y'amafaranga ni igitabo kaza gufasha kuyobora neza. ariko n'ikindi cyo kubivangavanga kanya. Wajya kamuhetse birimo urimo mu gukora ndi kugira ngo banze nshyiremo hariya nkore n'irindi rero nanjye sinjya nkunda kuvanga kugira ngo amagi yose mu kintu. n'uwe muntu wo kuri YouTube channel atabona Rwanda ukwensipira cyane ureba guteka. Hari umugore w'umunyamerika barahari benshi n'abasore n'abapapa b'abasore bateka neza, barahari abantu bensipiraho benshi rwose. Ntabwo ngiye kuvuga ngo ni ahantu rero ngo ntayo harahari. Ikindi ndanasoma ubonye ko ufite ibitabo byo guteka. nkunda ibitabo rero ni sawa, ndeba resete nkumva ndayikoze. Ntacyo ndakora ariko ubona wabifite mu bintu
Wow. niba ugiye kukizana ko Oh. utanzakizana Gifite urutonde rw'amazi. ubu tuvugana umunani ariko ibyinshi birimo nutrition Yes. ntabwo harimo mfite n'ahantu umunutritioniste yatsinyiye nyine wundi nemera Wow. Sawa rwose. ushobora utanzakizana nyine kirimo nyine urumva nzagenda nongeraho amarosete ariko ubu harimo make ariko harimo n'ayanjye Ariko impamvu ari na nkeya ntabwo ugiye gushyiraho amafoto. ubu udufoto turi ariko dukeya nyine tudasa neza nyine biracyari shipu Ni byiza cyane. birimo ni ukuri kabishyiramo neza uriya mutetsi yitwa Winnie Chanel niba ukuntu yitwa ariko ku bantu bamuzi ateka neza pe za jorofu zabo afite ibitabo Claire andika igitabo wa muntu bakigura se abanyarwanda bacu niyo batakigura basi mu bihe bizaza tuzavuge ngo abanyarwanda bafite ibitabo ni bangahe biriya bintu birashoboka rwose none se wari wakora nk'imboga zikaba nyinshi hanyuma ugahita ushaka indi rosete mu mutwe wawe wahita uyikubikora ibyo akenshi cyane ubu rero ngaho umbwira rosete tugiye guteka muri izi mboga zisigaye kuko zirimo igi deja ntabwo wabirisha ikintu harimo igi mbwira ikintu tugiye gukoramo manze ntekereze shyiraho na hano nyamara tugiye gukoramo kishe ngiye kugukondera pate ya kishe duhite tubikubitamo dushyire mu ifuru bishyane n'ibi sibyo nubwo reka foromaje siyinyimare kishe byandasha abantu batayizi rero iyi si iboneka rosete yindi irabonetse hari ukuntu bijya bimbaho nkabona birasigaye nkabona sindi ntabwo kubera ibyo kurya ni icyaha ntabwo bibaho hano tutayifatanyije byo sawa utaza gushya n'undi ugafatamo mva musigire kishe kabaye gusigira kishe birasa bite birasa bite ko bisa neza ko bisaranye bitarashya ko bisa neza oregano udafite oregano ukoresha bazilike iri dry yego cyangwa timu timu ntabwo ahumura neza ntabwo irapika cyane irapika byo ariko timu nta kibazo kibi ni romari romari ntabwo byavamo rwose tugiye gushyira mu ifuru tugiye kubishyira mu ifuru birasa neza pe gerageza gushyiramo hagati kugira ngo hasi umuriro udahita ubikubita cyane ko n'ubundi birasa n'ibyahiye resha ni kugira ngo foromaje ibe ifunze gusa utegereza nk'iminota ingahe hasi ni minota 5 hejuru naho ni minota 5 kugira ngo foromaje ibe ifunze byose birahiye imboga zirahiye biringanya courgette zirahiye biragaragara ko bisa neza cyakoze birahumura pe nikundira agacize imana ibyeze bitunganye uriya nawe nzi udusitereti gashyushye uyu muntu yashye
birashyushye. kuko bikiva mu ifuru birashyushye cyane. Biryoshye sha. Biraryoshye pe. Niba wanga oregano. Ntayo wumva ntabwo nyine mpita numva ko ari pizza. Kumva ko Wow. biraryoshye pe. Navuga ngo simba imana ndabimara. Biraryoshye. Icyo turi bukore nuko turi basezere tugasigara turya neza twisanzuye. Tujya kwirira. Ariko wabibutsa aho bagusanga gusa biraryoshye pe. Thank Niyo you. wabishyira no mu bibiringanya Mu mashu. byaryoha mu mashu. Muri Nabonye puwavuro ari nagerageje ukuntu numva ntibiryoshye. bajya bikora mu mashu bakatuzinga Yego, abashinwa yego. bakadushyiraho vapeur. Yego. Eh, Ese nta safuriya ya vapeur ugira? mfite Biraryoha. iriya Iriya y'umuceri. Yego. Mm, Iriya nayo irabikora. ariko sindafite mu na vapeur ngo kuri video ngo mbereke. Uzabereke sha. Nzabereka muri iyi minsi iri imbere cyangwa natangira kurya hari ibyo tuzakoresha vapeur byinshi. Byinshi. Agasamaki. Yego. So ni ukuri pe ndishimye wakoze ni ubwa mbere tubitetse. Iyi nteko yawe yitwa gute? Ni farce. Ni farce. Courgette farci, aubergine farci, ibintu byose nyine yongeraho Tuzi farci. icyo wakoze niba ari ishu nyine ubwonko. Yego. Wakoze cyane ni ukuri babwire aho bagusanga ni hehe. Kitchen Care by Chef Janine. Please subscribe, mujye mureba ibiganiro byanjye. Ndayishyira no muri musharinge, comment, mbese. muri description comment ya mbere haba hariho ikiganiro cye, hariho channel ye. Mugende mukore like, mukore subscribe, musapotinge Janine nawe tubone ejo bundi ari kuzana ama award y'amamiliyoni. I can't wait. Mwakoze cyane rero Claire, wakoze kunyakira n'ubutaha nzaza mva. Genda tayari. Nzayenza dutekere umwana uturyo twiza tw'abana. Ndaza no kwigiraho byinshi. Yego. Ndaza kwigiraho byinshi cyane kandi bafite byinshi byiza. Bakoze cyane kuza kubitekera. Bakoze cyane nabo gukurikira ikiganiro cyose kugeza ku musozo no kujya kwa Janine ukora subscribe ureke duterane ingabo mu bitugu. Bakoze cyane dusubire ubutaha. Ciao ciao. Bye.